agarutse muri Nigeria ahindura injyana ye, ahindura injyana ye Afrobeat. Afrobeat rero niho yahanzwe muri uwo munsi mu 1939 ejo bundi ntago ari kera cyane, aho niho Afrobeat yahagurukiye ku muhanzi bita Fela Kuti. Yise ashinga agace kitwa Kalakuti la Public. Niyo wese ushinga ku gace, ibyo ni byiza yakoze, ashinga ako gace. Yes, ubwo avuga ko yigenga kuri Nigeria, aho niho yabaga akorera imiziki yakira n'inshuti z'abahanzi, abagore, abakobwa, ni byose. Yise yavuga ngo ndigenga, shinze agace kitwa Kalakuta Public, le Public. Uwo ni Fela Kuti, uno muhanzi twese twemera cyane, wataje Afrobeat dukunda cyane kuri iyi si. Leta muri ibyo bihe leta iratwika bya danje, irahasenya, iraharimbura, nyina ajugunywa acishwa mu madirishya. Mu misi nyuma y'iyo misi nyina yaje gupfa, yaje kwitaba Imana. Ibyo byababaje Fela cyane, byaramuzengereje, byamutakarije icyizere. Yumva yishingiye agace igihome, ariko turaza kumva impamvu leta yaje ugasenya. Mwihangane, turaza kumva impamvu leta yaje ugasenya. Umuziki n'ubutumwa bwe, ibyo yakoraga umuziki, ibintu byabagamo, indirimbo ze. Indirimbo ze zose zamenaga leta mbi. Icyo gihe leta mbi zibaho, turabizi, leta mbi zibaho kandi zikanavaho zo gatsindwa. Zaninaga leta leta mbi, zaninaga ruswa murabizi ko no mu Rwanda turayinena. Iki ni ikibazo kibi cyane, ruswa bura ni ikintu gishobora gutuma usubira inyuma mu nshya. Iyo waba uri umukire, waba uri umukene, ni ikintu kibi cyane. Ane na ruswa, hari abantu bumva yuko ruswa yo yabakiza, kandi mu nshya ibi bintu ubundi urabikora bikarangira upfuye nabi. Ibyo ni byiza Fela Kuti yarwanije cyangwa se yakoze mu gihe cye. Indirimbo ze zaninaga igisirikare gitoya, kidafite imbaraga, simvuze imbunda, simvuze amasasu, imyitozo, ahubwo kurenganura. Icyo kintu cya mbere urabona, kurenganura. Usanze umuntu barimo bamuhohotera, nawe ushizemo ingumi mugeri mukubite, kamirebera agafilimi, uri wasirikare, ingabo. Biragoye cyane cyo. No. Yizeraga ko umuhanzi agomba kuvugira rubanda. Very good. Urabyumva ibintu? Umuhanzi agomba kwizera rubanda. Icyo nicyo cya mbere ku muhanzi ari wese, agomba kuvugira rubanda. Niba ubona hari ikibazo kiri kuba kitari komeye, udashyiramo ibyagugiraho ingaruka. No, cyo ntabwo cyo nshaka. Utashyiramo ibyakugiraho ingaruka, kuko ushobora kurenga imbibi ukavuga ibintu bibi bidahesheje Imana agaciro, ndetse n'abantu ugasanga bishyize mu ibibazo yajyanye na leta. Icyo ni cyo kibazo rero ugomba gushyira mu mind ubwenge. Ibibazo yagiranye na leta, yafunzwe inshuro nyinshi, inshuro zirenga 200 bro. Inshuro zirenga 200 bro, yinjira muri gereza. Bro, iki cyari ikihebe kwa bisi, ntabwo mwifura ibyo bintu. No, inshuro zirenga 200. Ntabwo waba ukiriho. Ashingwa kunywa ibiyobyabwenge, urumogi n'ibindi byaha byinshi. Wallahi wakibara Mohamed Rasulullah. Icyo ni ikibazo bya danje, ni ikibazo. Akenshi byabaga ari uburyo bwo kugira bwo kumucecekesha, ceceka papa, ikibazo cya gabanya genda gake. Uvuga ndumva ngira ngo shiramo ubwenge, idemo ubwenge. Baramucecekeshaga bitewe na leta mbi yari iriho.
ibyo biyobyabwenge n'ubwo bamushinzaga ariko bakamufunga inshuro 200 zose umva baramuciciceshaga. Fela Kuti umwami wa Afrobeat. Okay, katukomeze imibereho bwite ya Afrobeat ya Fela Kuti. Mu 1978 yashakanye n'abagore 27 icyarimwe. Wallahi. Iyo muntu ni mubi cyane, mubaya. Naje kumva numva ateye ubwoba. Mu 1978 yashakanye n'abagore 27 icyarimwe. Yavugaga yuko ashaka kubaha agaciro n'umuryango umwe. Umva yashaka kuba ku muryango we, umuryango wa Fela Kuti, umuryango w'abakuti. Uyu muji bro dararenze abagore 27 umunsi umwe, rimwe ku munsi umwe, bana rimwe no umunsi umwe arabashinga. Fetseke bro fetseti. Uyu mugore ni mubi cyane, uyu mugabo yari mubi cyane. Twikomereze. Urumva ko muri icyo gihe cyose nibwo yabashije gushaka abagore 27. Reka dukomeze indwara n'urupfu. Tugeze ku ngaruka. Ahagana mu 1000 mu kwa 2 Kanama 1997 Lagos yapfuye azi. Ariko buretse gato ngo yapfuye kabiri. Yapfuye rimwe, yapfuye inshuro 2 Kanama. Sorry twihangana. Leta rikebye Kanama z'ukwezi leta rikebye Kanama 2 no leta rikebye Kanama 1997. We muceceke ubwo buntu muri bamuyivugisha burimo barajya mahano. Reka twikomereze indwara n'urupfu. Yapfuye ku itariki 2 Kanama 1997 Lagos. Yapfuye azize sida. Ariko 27 bro, urumva hatarimo n'iyindi se yakoraga hirya no hino. Hari ibintu byinshi yagendaga ajya mu busambanyi butandukanye. Yapfuye azize sida. Yasize abana benshi, harimo n'abahanzi bakomeye nka Femi Kuti na Sauna Kuti. Abo ni abahanzi bandi bari mu bana yasize kuri iyi si. Umurage w'uyu munsi yasize ibyo tumuvugaho. Ubwo turimo turavuga ku bintu byiza, tuza kujya no ku bintu bibi. Umurage w'uyu munsi yasize